Hello my friend, mumeze gute? Nongeye kubasuhuza mwebwe mwadukurikiranye kuri uno munsi. Welcome. Uyu mwanya ngiye kubereka uburyo ki wafunguramo WhatsApp yawe. Ushobora kuba ukoresha WhatsApp business na WhatsApp isanzwe. Ariko uyu mwanya ngiye kubereka ukuntu wafungura WhatsApp mu buryo bwemewe, maze nawe ugatangira kuba wakorana n'abandi ku mbuga nkoranyambaga. Ikaze. Icyo ngusaba niba uri mushyashya ukaba ariho ugitungukira kuri YouTube channel yacu, wakanda subscribe, tubuka no gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, utazajya ucikwa na video zacu tukugezaho umunsi ku wundi. Mbere ya byose yuko ureba iyi video, banza utambike phone yawe kugira ngo ubashe kuba wareba tukagendana, ukaba ubibona neza bigaragara. Niyo mpamvu ugomba gutambika phone yawe. WhatsApp niba utayifite muri phone yawe, uraza hano kuri Play Store, nurangiza uyidownloading. Urabona ngiyi WhatsApp business n'ibirango byayo. Urabona uko zimeze. Izi WhatsApp nizo tugiye gukoresha. Ngiye kukwereka uko uyifungura. Wowe hirya no hino waburaga ukuntu baba bafungura WhatsApp, uko wavugana n'abantu kuri WhatsApp maze bikakuyobera. Uyu mwanya ndaje makubere musobanurire buri kamwe kose wibaza. Niyo mpamvu rero ugomba gukurikira. Tudatinze, wamaze kuyinstara muri phone yawe. Wamaze kuyinstara, njyewe narayinstaye WhatsApp. Urakupa uze hano winjire muri application yawe ya WhatsApp. Uraza winjire muri application yawe ya WhatsApp. Ngiyi uraza uyifungure uyemeze. Iyi video niteguye kuko hari abantu benshi cyane bambazaga uko bafungura WhatsApp ariko bakaba batari babizi. Niyo mpamvu rero hano uraza, wamaze kwemeza, hano baratunguka bahita bakubwira ati ukoresha uruhe rurimi, hitamo ururimi ukoresha. Uraza hano, niba ukoresha Igifaransa c'est vrai, wayishwazingamo, wagihitamo. Igiswahili niba ukivuga neza ugisobanukirwa ukagihitamo. Ni indimi nyinshi cyane ziba zirimo hano, gusa nyine wahitamo rumwe muri zo nk'uko rwaba rukoroheye. Gusa hari abashaka kuba bavuga ngo wahitamo Ikinyarwanda. Nta Kinyarwanda kirimo, ahubwo turahitamo Icyongereza. Nitumara guhitamo Icyongereza, urabona ko hano haratubwiye ati welcome WhatsApp. Turakomeza hano duhita dukanda hano hepfo handitse, hano hepfo mu ibara ry'ubururu turaza twemeze. Nitumara kwemezaho turaza duhitamo hano nimero. Hano handitse +250, ushobora gusanga hari iyindi mibare. Ushobora guhita usanga hari iyindi mibare. Wowe icyo wakora waza ugakandaho, warangiza ugahitamo imibare y'igihugu cyawe. Intara y'u Rwanda ikoresha ni iyi ngiyi 250. Hano mu kwandika hari abantu bajya bandika bakavuga ngo ntibyakunze. Nurangiza uza ubigeze hano
uraba wamaze guhitamo igihugu hano, urabona nyine igihugu ukoresha, nurangiza uraza ucyemezeho, nurangiza hano niwandika nimero ukoresha gufunguraho WhatsApp, ntabwo uri bwandikemo nimero ngo uhere kuri 0. 0 ni kode y'igihugu, urabona ko baba baraduhaye. Turahera kuri 7 dukomeze, andikamo iyi mibare ya nimero yawe, yandikemo uko ari 10. Nurangiza urahita ukanda hano hepfo handitse next, ahangaha uraza ukandeho. Turi kujyana, turategerezaho akanya. Ari kutubwira ati iyi phone niyo ushaka ko, reba ko bari kukugenzura, bakubwira ati reba ko yuzuye, ko ariyo ushaka gufunguraho WhatsApp. Niyo, niba ariyo urakanda hano handitse yes. Hano bagiye kukohereza agakode kuri simukadi wanditsemo, kuri iyi simukadi twanditsemo hano. Agakode barakohereje, turaza tukarebe ako gakode, imibare 6, turaza tukarebe, ubundi bwo niturangiza tube twakandikamo. Tuzaza tukandikemo, bakanyohereje kankandikemo, nawe urakandikamo hano. Kandikemo neza. Numara gukandikamo leta byiverifyinga. Urabona ko agakode kagezemo. Icyo tugiye gukora hano, bari kutubwira ati hitamo ifoto, ese urashyiramo iyihe? Hano ni uguhitamo ifoto. Turaza dukanda hano handitse continue, nurangiza uhita ukanda hano handitse allow. Hano handitse allow urakandaho. Nurangiza ukanda hano handitse skip. Ngaha hano, aha hantu barimo baratubwira ati ni iyihe email ushaka ko, urabona hano ni ifoto tugiye gushyiraho, ariko hano gakeya, hano hariho email. Iyi email iri hano hepfo wayihindura, nemeza. Hepfo y'aka kamenyetso k'izina k'agafoto, wahita wandikamo email ushaka ko abantu bazajya bazaho. Twashyiramo hano, uraza ukanda hano hari agashimo, nurangiza uze uhitemo iyo ushaka kuba wakoresha. Uraza uyihitemo, nurangiza ukanda hano handitse continue. Wowe ugeze ahangaha ubu byarangiye. Ahangaha
ubwo rero wibuke gukanda subscribe, abantu ufite kuri WhatsApp urahita ubabonaho hano niba wari usanzwe unayikoresha, niba utari usanzwe uyikoresha urahita uza hano hari akamenyetso ko guteranya kari mu ibara ry'icyatsi, uraza uhita ugakandaho, nurangiza kugakandaho abantu urahita ubasangaho hano. Urahita ubasangamo hano wenda ku buryo wenda wabandikira, ngaba bose baraba barimo hano. Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira ino channel yacu, ugakurikira iyi video kugeza igeze kuri uno musozo, ndagushimiye. Komeza kubana natwe, ikomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha, bye bye.